turagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu wo dukunda wo dukurikira we wakanze subscribe by'umwihariko turagushimiye kurushaho ariko nawe utarabikora bikore kuko ibiganiro byacu nakagaruka kandi ni ibiganiro byiza pe ni ibiganiro byiza suko ariko tubikora ahubwo tuba twumva neza ko umuntu wese akeneye kumva aya magambo tuvuga yihumure amagambo atanga ubuzima amagambo abeshaho kandi nawe niba koko Imana yaraguhaye gusobanukirwa ibyo tuvuga uri umugabo wo guhamya ibyo ngibyo kora subscribe rero bisharinga abandi kugira ngo bamenye ko hari channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV imenyesha abantu uburyo umuntu ajya mu ijuru akanabaho neza mu isi hanyuma niba ushaka kujya kuri groupe WhatsApp twandikire kuri 07844257 kuri WhatsApp tugushyire kuri groupe WhatsApp niba uri hanze shyiraho akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4 ngiye uvuga ni Emile Nshimiyimana umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ubakunda kandi ubifuriza ibyiza byose biva ku Mana ndi kumwe n'abatagatifu abaziranenge abantu Imana itabara nk'icyaha turicaranye hano abanyacyubahiro bakomeye cyane baje muri studio z'Ijuru Ntirikorerwa TV turagira ngo babasuhuze biyegereze mu buryo Imana bayoboramo hanyuma dukomeze ikiganiro ariko twese twamenyanye kandi twahuje umurongo ni karibu batagatifu turakoze muvandimwe nanjye ndasuhuza abakunzi bacu abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV ndabasuhuje kandi bahaye ikaze amazina rero asanzwe ni Musabyimana Joseph Mugisha ariko ndumukiranutsi navutse ubwa kabiri ubu mvuka ku Mana ndamenye neza ko Imana urubanza rw'ibyaha rwandagaga Kristo Yesu yarunkuyeho ubwo yemeraga kujya ku musaraba azira ibyaha byanjye hanyuma nanjye ayo makuru narayamenye ndayizera kuri ubu ngubu ndumutagatifu ndumwera ndumuziranenge ntabwo ngawa mu maso y'Imana ndanezerewe rero nanjye niyo nkuru nziza numva mu by'ukuri nahora ngeza ku bandi kandi kenshi ni nabyo biganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye TikTok, Instagram, Facebook no ku rubuga rwa WhatsApp n'ubundi izina niryo Ijuru Ntirikorerwa TV tubahaye ikaze karibu sana gukurikirana ibiganiro nanjye ndabasuhuje ni umukunzi wanyu ndabavumye Jene nanjye namenye ko Imana yatanze imbabazi ishingiye ku cyo Yesu yakoze Yesu yarababajwe mu cyimbo cyanjye bituma Imana imbabarira ubu nanjye nduwera ku Mana nta rubanza ngifite ku Mana ndanezerewe cyane ko Imana impaye akanya ko kuganira namwe nezerewe Imana mu mutima wanjye Imana ihimbazwe none n'iteka ryose amen 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 ni by'igiciro cyinshi cyane kubana n'aba batagatifu abantu Imana yabyaye muri make ubu umwana w'Imana nawe tekereza umwana w'Imana ahantu yicaye haba ari aho no gutinywa ahubwo hanashingiye no ku bamarayika bagomba kuba bahari ku gitinyiro cy'Imana kigomba kuba kiri aho hantu mbese ubu twagenderewe n'Imana amen amen bimwe bya Maria na Elizabeth nabikesha iki kuba nyina w'umwami Imana agendereye natwe ni amahirwe menshi tugize yo kwakira abana b'Imana muri studio kandi mbabwira ko Imana iradukunda twese Imana iratwishimira Imana idufitiye byinshi amen yanatugiriye icyizere ngo tube abavugizi bayo mu isi tuvuga ibyayo nabyo nibyo kwishimirwa cyane mbese mukomeze mwishime nubwo nzi neza n'ubundi ko mugowe neza amen amen kubera ko murabi igiciro amen uyu munsi rero twifuje kuganira namwe ku bijyanye n'iherezo ry'umuntu hano ku isi cyangwa se urupfu rw'uyu mubiri uburyo abantu barufite
uburyo abantu batekereza uburyo bwiza umuntu akwiriye gupfamo kugira ngo babe bizeye ko agiye mu ijuru. Ni nkacyo dushaka gusobanura kubera ko hariho byinshi nyine abantu batekereza ku buryo bavuga bati ubwo atakorewe ibi buriya ntagiye mu ijuru, ndetse bakihutira kubimukorera babona ko bishoboka ko ari hafi gupfa. Mbese ni byinshi. Hari n'abavuga ati wamaze no kugenda hari ibyo dushobora gusigara tumukorera kugira ngo azakirwe neza cyangwa yoroherezwe aho yagiye. Mu buryo bwinshi nk'ubwo turagira ngo twinjiremo tubasobanurira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo. Abantu bafite ishyaka ryiza, reka mvuge gutyo, cyo kuba bashaka kumenya Imana. N'ibyo byose bakora ni ikigaragaza ko bazi ko Imana iriho kandi ko bakeneye kubana nayo amahoro. Bakaba banapfa bapfuye neza ku buryo bakomeza kubana nayo na nyuma y'urupfu. Ariko inzira babinyuzemo si Imana yagennye, bikarangira rero umuntu mwisi abayeho atandukanijwe n'Imana mu mutima we, ariko yanapfa noneho akaba agiye mu ihaniro Imana yageneye abanyabyaha. Ntabwo rero twakwifuza ko wowe wagize amahirwe yo kumenya Channel Ijuru n'Ikorerwa TV wahomberwa ngo nawe uzajya aho abanyabyaha bazajya. Ahubwo turagira ngo uzabeho ubuzima bw'abakiranutsi bunejeje, wipfire nk'uko abakiranutsi bapfa, ujye kwibanira n'Imana na Yesu Kristo n'abera batubanjirije bose mu bwami utazahanguka. Amen. Unyuze inzira yagenwe kuko Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko nta wajya kwa data atamujyanye, atari bya bindi bavuga ati ajya gupfa. Twari duhari, yatuye neza, ariko bakavuga ko nyine inzira yaguhesheje kujyayo ari uko wavuze ibyaha wakoze ujya gupfa. Birababaje kubera ko twamenye ukuri, duhita twumva bibabaje ibyo bintu. Nubwo ku batarakumenya bumva ari amahirwe uwo muntu yagize, bakavuga ati natwe nitujya gupfa Imana izaduhe kurwara turembe, ku buryo idutegura tukabona akanya ko kwihana. Nacyo gituma abantu batinya kwicwa wenda n'impanuka, bakavuga ati nguye muri accident byaba ari ntabwo naba nabonye akanya ko kwitunganya, cyangwa se naba nabonye padiri ngo aze kumpa isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, cyangwa undi mukozi w'Imana uwo ari we wese nawe watekereza ko ari we mu by'ukuri wakuraho urubanza wari ufitanye n'Imana mbere yo kujya gusanga Imana. Ariko ndetse reka tuvuge ko uburyo umuntu yitaba Imana akiriho, ntabwo umuntu yitaba Imana yapfuye. Nabyo nyine niko twasikuze dusanga babivuga, ariko turagira nabyo tubikosora. Ubu twamaze kwitaba Imana. Twitabye Imana. Amen. Ntabwo tuzitaba Imana tukuwe muno mubiri, cyane ko n'umupfu se arumva. Umupfu se kwitaba nyine ni mu gihe umuntu akibasha no kumva akiri muzima. Iyo nta migambi ibayo, iyo umuntu ngo yamaze gupfa nta migambi, nta mitekerezo, ntabwo umuntu rero yakwitaba Imana yapfuye. Yakuwe mu mubiri ahantu hatari imigambi, hatari gutekereza, akakuvugiraho n'amasengesho, akakumenaho n'amazi. Ibyo ni ukubikora ariko nyuma y'igihe mu by'ukuri. Uretse n'ubwo byanakorwa na mbere y'igihe ngo wenda banayagushyireho ukiri muzima, nayo nyine ntabwo yagukuraho ibyaha. Naho banakuvugiraho n'ayo masengesho, kuko narabibonye kenshi iyo avuze ngo rwamwibye, urupfu rwamwibye ntirwamuhaye, ati rwamwibye, atariko atajya gupfa hari ukuntu twabibonaga. Yarasenze cyane, ubona agize ikintu cy'ububyutse, tukajya ubona ati hari n'amagambo yavuze nyuma ariko ubona ari nkayo gusezera. Ati yakundaga kuririmba indirimbo zivuga ngo aheza mu ijuru. Kubona kugira ngo abantu bagire ama emotion, no kwihumuriza, bumve ko umuntu yagiye mu ijuru, ariko siyo nzira. Turi kuvuga uburyo umuntu yitaba Imana akiriho, hari mu byahishuwe amagambo avuga ngo
mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura ndinjiriwe dusangire yego urumva rero ko ni ubu nyine kumva ijwi ni iri jwi ry'abavugabutumwa nibyo umuntu yaryumva agakingura umutima Kristo akamukiza bakabana iteka ahandi Yesu yahamagaye abarushye n'abaremerewe ngo baze bamusange abaruhure ubwo rero ni ikintu umuntu akora kiriho nibyo ntabwo ari ikintu kiba umuntu yaramaze gupfa iyo ndi kubibona bituma nongera kugira ishyaka ryinshi ry'ivugabutumwa kubera ko mpita mbona ko icya mbere urupfu nta muntu warwegezeyo narubuze kuza kandi icya kabiri bigaragara ko abantu benshi bapfiriye mu kinyoma mbese bagapfa barimbutse bituma rero nkomeza kumva ko bidukwiriye nk'abavugabutumwa bwiza kugira ngo dukomeze tubwire abantu ubutumwa bwiza bakibasha kumva nibyo kandi wowe udukurikira rwose reka tuvuge ngo ukomeze ukurikire cano ntujye mu bindi byinshi cyane ko imbuga nkoranyambaga ziba ziriho byinshi keretse ubonye abandi nabo bavuga amagambo nk'aya y'ihumure y'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nabo bakungura ibindi ariko mu gihe cyose atari ibyo uri gukurikira abakubeshya bo ni benshi ariko twakwifuriza guhitamo neza ugahitamo ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura tukiri ku icyo ngicyo kijyanye n'iherezo ry'umuntu cyangwa se gupfa cyangwa se kugira iherezo ryiza cyangwa se gupfira mu mwami Yesu hari amagambo menshi agenda abisobanura tugeze nko mu byahishuwe 14-13 wenda muradusomera arabitubwira ngo aheruka bapfa bapfiriye mu mwami twahasoma nubwo atariho honyine 14-13 ibyahishuriwe Yohana ku kirwa cya Patmos baravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye amen hahirwa abapfa urumva ntabwo umuntu ajya mu mwami yapfuye ahubwo hahirwa abapfa bapfira mu mwami urumva umuntu ajya mu mwami atari yapfa ahubwo yapfa akaba apfiriye mu mwami kandi uwageze mu mwami ntasohokamo icyo kintu cy'abantu bagomba kukimenya uwageze mu mwami ntasohokamo hari amagambo Yesu yavuze ariko tudataye cyane aya aba muri Yohana mu butumwa bwiza mu gice nk'icya 10 umurongo wa 28 gutyo reka mbere ku 26 aravuga ngo ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanyu ubu ni 26 intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye mwumva icyo kintu data wazimaye aruta bose nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwanjye mu kuboko kwa data njyewe na data turi umwe ndanivugiye gusa ko uwagezemo mu kuboko kwa Yesu nta wabasha kumuvuvunura mwari magambo umuntu wageze mu mwami Yesu Kristo ntavamo yego niyapfuye apfiramo kubera ko ubugingo bwe buba buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana amen kandi buhishe mu buryo bwizewe nibyo ni nawe Bibiliya ivuga ngo niwe murinzi wabo nibyo yego niwe murinzi wabwo yego ubwo bihite binumvikana b'abantu bakunda kuvuga ngo agakiza nanone urakarinda yego ngo ariko ngo nanone ngo agakiza urakarinda yego oya umurinzi w'ubugingo ni Kristo ni nyiri kubutanga biba muri Petero rwandiko rwa mbere mu gice cya 2 umurongo wa 25 kuko mwari nk'intama zizimiye yego ariko none mukaba mwaraga
yaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo. nibyo urumva noneho umuntu yavuga ati rwose agakiza mfite karizewe, karizewe umutekano wako urizewe, urizewe nawe ndakukiba ntawe ndakukiba. byose tubivugiye kugira ngo abantu bumve ko uwageze muri Kristo atavamo. ni uko abantu batamenya ahubwo uburyo umuntu ajya muri Kristo, ku buryo iyo umuntu abatijwe agakorerwa indi mihango y'idini itandukanye, akahabwa inshingano muri ryo, akagerageza kwikonforma ku mategeko yaryo, agahindura ingeso mu buryo abantu babona, cyane ko burya ibyaha byo birenze ibyo abantu babona, ndetse n'ibyo bari gukora ubwabyo n'ibyaha, ko no gupfobya gukiranuka kwa Yesu ni nacyo cyaha kibi. ariko nyine mu buryo busanzwe bw'abantu akagerageza kuba umuntu mwiza w'inyangamugayo, abantu bavuga ko yakijijwe, yakiriye agakiza, nawe akagendera muri iyo fiyeri, yego, ariko akaba agendeye aho bityo. Luka 1:27 adusobanurira agakiza. Agakiza ni uko babarirwa ibyaha. Mbese umuntu wakijijwe ni umuntu wababariwe ibyaha akabyizera, akizera ko Imana nta cyaha ikimubaraho, kuko ibyaha bye byose yabibaze kuri Kristo. Wanahinduka uwera mu maso y'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose, kubera ko nyine umuntu wakuweho urubanza rw'ibyaha ahinduka uwera cyangwa se umwere mu rubanza, nta cyaba gikurikirana. ku buryo rero wowe dukurikira, nibyo turabizi ko ugerageza kurwana n'ibyaha, ukagerageza kubireka bikanga kubera ko imwe na Adamu, ariko n'ubundi Imana yari ibizi kuzagerageza ariko ntibikunde. Ariko nanone kubinyangamugayo muri societe ni byiza, turabigushishikariza, ariko turagira ngo tukubwire ko ubunyangamugayo n'agakiza biratandukanye, naho abantu batemera kubana neza n'abantu, ku buryo rero ibyo si byo gakiza gashingiyeho, ahubwo Imana yarabibonye ibona ko utazashobora gukiranuka biturutse mu mbaraga zawe, kuko uvuka kuri Adamu wakokoje icyaha, ahubwo igucira inzira muri Kristo, igushakira umucunguzi Yesu we utarakoze icyaha, utarigeze no kukimenya, kugira ngo avukire mu isi yambara umubiri w'abantu, nyine ubwo ni wowe yari yambaye, hanyuma akiranuke mu ishusho yanjye n'iyawe, nasoza ibyo gukiranuka aba mpesheje gukiranuka, ariko mbazweho iby'umucunguzi wanjye yakoze. Nawe uyu munsi ubyemeye wabarwaho gukiranuka kwe, ukaba umukiranutsi by'iteka. Kabiri, ibyaha byacu byose, ibyawe n'iby'abari mu isi bose n'ababayeho n'abazabaho, yabyishyizeho tutaravuka, yemera no guhabwa igihano cyabyo, ajya ku musaraba, ajya mu rupfu, ajya guhanwa, nta cyaha yari yarakoze, nta cyaha yigeze akora, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, ariko yemeye kwishyiraho ibyaha byacu byose no kubihanirwa, kugira ngo nanone dukurweho urubanza rw'ibyaha, tube mu isi turabere, turabaziranenge, turi fiyeri ko twambaye gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Uwizeye ibyo abababariwe, abakuweho urubanza. Urupfu rwa kabiri ntiruzamukora, urupfu rwa kabiri ntiruzakora kuri uwo muntu, ahubwo abazabana n'umwami iteka. Hari n'ubundi Yohana mu byahishuwe yaravuze ngo abafite umugabane mu muzuko wa mbere barahirwa. Mu gice cya 20 umurongo wa 5, duhere ku murongo wa 4, niba mwahageze twasoma bene data. Yego, aravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicayeho, bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo, cyangwa kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane
uwo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri amen ntirubasha kugira icyo rumutwara, icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. amen. Amen. Twavugaga noneho ko uwo muntu hano nyine n'undi bamugarutseho ko ari uwera, wehe arahirwa, azazuka mu muzuko wa mbere yimane na Kristo imyaka igihumbi. Abandi bapfuye batizeye ntibazazuka icyo gihe. Yego. Hanyuma abo ngabo ngo bazimana na Kristo, bazaba abami n'abatambyi mu buryo bw'iteka ryose, ariko abo ni abera, ni abaziranenge. Ubwo tushatse kuvuga ko n'uyo twese twaba tuzakurwa muno mubiri, ariko amaherezo yacu ntabwo ari amwe. Yego. Hari abazazukira gukorwa n'isoni cyangwa se gucirwaho iteka, hari n'abazazukira ubugingo buhoraho n'icyubahiro kiruta ikindi cyose cyabaho, nk'uko tumaze kubisoma hano, ko intebe bazicaraho za cyami, mbese ibintu bikomeye cyane amaso atari yabona n'amatwi atari yumva. Abo rero ni abera, ni abakiranutsi, ni abantu Imana itabaraho icyaha. Ariko abera, umuntu aba uwera akiri mu isi, ntabwo aba uwera ku munota wa nyuma, ahubwo aba uwera yumvisha ubutumwa bwiza bw'ibyo Yesu yakoze bimugira uwera, akabyizera, agakurwaho urubanza, akaba uwera ababariwe, yaremewe n'Imana, azi neza ko iwaba ari mu ijuru wene nawe. uwo ni nawe upfa apfiriye mu mwami, ntabwo aba acunze kuzabona amahirwe yo kubana n'Imana nyuma y'urupfu, ahubwo aba yitabye Imana nk'uko twatangiye tubivuga, akiriho, akaba azi ko noneho n'igihe cyose yapfa yaba apfiriye mu mwami, kandi yaba agiye kubana n'Imana iteka ryose. Ndetse uwo nguwo abaho no mu isi atakinatinya urupfu. Mwigeze kuvuga ijambo rivuga ngo umwana nabo batura muzaba mubatuwe. Uwo muntu aba yaranabatuwe no kububata bwo gutinya urupfu, cyane ko ngo twese tuvuka twisanga muri ubwo bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwacu kose. Ariko iyo umuntu yizeye Yesu, ubutumwa bwiza nk'uko bwavuzwe ukabwizera, ubaho warabatuwe no muri bwa bwoba bwo kubaho utinya urupfu. Noneho ukaba uzi ngo ahubwo urupfu niruza ruzanyinjiza aho batagira. Zutyo mwami umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagifa. Nibwo nza kumenya mukunzi mukiza, nziratira imbere yawe ko tuzahorana. Amen. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri isi, uhorundengera. Urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arumishurire. Bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Bituma nifuza
umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana ni iwacu ni iwacu nta mwana udakumbura iwabo iwanyu aba ari iwanyu nibyo uko byamera kose umuvandimwe jeni yaravuze ariya magambo wo mu Baheburayo 2:14 na 15 uburyo twabatuwe mu bubata bwo gutinya urupfu twahoze muhereye kubaho kwacu kose yego twayasoma nayo Baheburayo 2:14 na 15 yego nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. amen Amen. amen actually yisanishije natwe yambara umubiri kugira ngo adusogongere yego urupfu kandi nk'uko yapfuye akazuka natwe ngo bitubere igihamya cy'uko natwe abazapfira muri we dufite no kuzuka nk'uko Amen. mu by'ukuri uretse gusa ko umuntu atakwizera ariko ntabwo Imana yarobanuye yego ijya gukiza ntabwo yarobanuye ahubwo birasaba gusa ngo umuntu nawe yizere yego yizere nawe abe umuraganwa n'abera bose amen umuragwa w'ubwami bw'Imana araganwa na Kristo ndetse n'abera bose yego nibwo noneho hasohora rya jambo rivuga ngo warupfuwe kunesha kwawe kurihe ndetse warupfuwe urubori rwawe rurihe afite ubutware ku bantu mbere y'urupfu rwa Yesu yishingikirije ku rupfu mbese yarabafataga akabagira abe ariko bivuze ko icyaha Yesu agitsinze burundu ari nacyo cyatandukanyaga umuntu n'Imana ubwo abari muri we batandukanye cyane na Satani ntaho bagihuriye niyo mpamvu rero bavuze ko ubwo yenyaze shitani ubutware bw'urupfu mbese shitani mu rupfu yarahafite power ku buryo niba upfuye mujye mubisoma kuko muri Zekariya mu gice cya 3 ribwira ngo araho shitani yarwaniye na Mikayeli umurambo yego bivuze rero ko yatekerezaga ko agifite power zo gufata abantu ariko batubwiye ko Yesu yamwambuye iyo power nta power agifite mu magambo nabo nihumure ko bakiranutse ko n'umukiranutsi upfuye abari mu maboko meza kuko nta shitani nta rutabi amufiteho mbese Jesus is over control yaba ari hano ku isi no mu rupfu mbese ku bantu be n'ubundi akomeje kuba ari we ubafite yego no mu rupfu yego nta gutwara shitani abafite ari mu bahirwa abapfu bapfiriye mu mwami amahirwe arakomeza ariko uziko ariko ntabwo bumva ngo abera ngo abera se ibyo ngo ni inzaduka ariko iryo jambo muvuze ukuntu Yesu yageze no mu rupfu akaka Satani abera akabazuka iyo kintu kijya kinacanga abantu wenda munakibasobanurire neza kuko nanjye ibyo bintu byajyaga binjana nkibase ni gute yazamuye abera yabavanye kuzimu se naho nagira ngo wenda abera nabashushanyaga nk'utumenda tumeze nk'utunyoni twaguruka sinumvaga ko ukuntu yaba uwera akiri mu isi ariko nyine
bigaragaza ko satani koko yari afite ubutware ku bantu ariko yishingikirije ku rupfu ku buryo n'abera b'Imana bapfaga yabakingiranaga kugeza igihe Yesu ariwe waje kumwaka ubwo butware. Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu. Urumva ko noneho n'urupfu rukuwemo ubwoba, rukuwemo imbaraga n'iterabwoba, kubera ko aho mu rupfu naho Yesu niwe uri kuhakontorora. Umukiranutsi we aba ari kumwe nawe igihe cyose, yaba ariho hano mu isi. Mu Baroma mu gice nk'icya 14 cyangwa 15 bavuga ngo ntawubaho kubwe nta n'upfa kubwe, niba turiho cyangwa dupfuye turabe umwana. Ariko nshatse kuvuga ko turiho turabe kandi adufiteho uburenganzira ijana bwo yadukuyeho icyaha tugira b'Imana. Hanyuma ariko no mu rupfu turabe akomeje kuba ari we udufite tugenga ku buryo nta bwoba buhari mu rupfu. N'abamarayika b'umwijima ntibahakandagira, abamarayika b'umucyo b'Imana baba bahari. Turamenye uramenye uwo ni uwera umwegere. Turi mu biganza byiza bavandimwe. Turi mu biganza byiza ngo yahuje umubiri natwe, ariko wari kutwereka ko nta kintu kigoye, wari kutwereka ko n'ubwo uyu mubiri uzapfa ariko ntitugire impungenge, nk'uko nawe yazutse natwe niko tuzazuka. Twambika ubundi ufite ubwiza budahuye n'uyu nguyu, ngo kugira ngo abatura bamaze bubata no gutinya urupfu uhereye mu kubaho kwabo kose. Turashaka kuvuga ko umuntu wese utari yaba umukiranutsi afite ubwoba, avuga ati nimpfa bizagenda bite, nzaba ndimutse, nzaba ngegeye nomu, ari rwa rupfu rwa kabiri. Ariko Imana ishimwe ko urupfu rwa kabiri ruzakora kubera. Ariko tugarutse kuri kiriya abantu nyine batekereza ati ajya gupfa hari umuntu yaturiye, hari umuntu bamuvugiye amasengesho y'abarwayi n'ibindi. Reka tuvuge ko ubwo si bwo buryo bwo gupfira mu mwami. Gupfira mu mwami ni ugusobanukirwa ubunyabyaha bwawe, ugasobanukirwa ko wari ukwiye kurimbuka, uzira ubwo bunyabyaha bwawe ukomora kuri Adamu, kandi kutabwikiza ibyo wakora byose narimo mu gukiranirwa umubyeyi n'umumama yambyariye. Hanyuma akaza kumenya ko hari undi we utagira icyaha, umuziranenge Yesu uwabutwaye rwose, akabwishyira akabuhanira, akakugira uwera umukiranutsi. Kandi iyo wizeye ibyo n'ubundi akwambika umwambaro wo gukiranuka. Bari igihe umuntu ashobora kwirebaho ntabona ari umukiranutsi kuko yirebye, ariko n'ubundi ntabwo biva ku kwirebaho, ahubwo biva kuri Yesu wakwambitse gukiranuka. Na Yesu ntiyabaye icyaha kubera ko yakoze icyaha, ahubwo yabaye icyaha kubera ko yashyizweho ubunyacyaha bwa muntu. Natwe rero tuba abakiranutsi atari uko twakoze ibyo gukiranuka ijana ku ijana, ahubwo kubera ko tubazo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ibyo rero iyo ubyizeye uba mu isi waremewe, uba mu isi wowe n'umukiranutsi umutagatifu, umuntu Imana itabaraho icyaha, kandi mu buryo bw'iteka ryose uri mu mwami. Ntibigendera rero ku munota wanyuma. Berutse kuvuga ubushize dusobanura iby'umubatizo, tubwira abantu ko iyo umuntu yizeye ibyo niyo atabatizwa akabera nka cya gisambo kizeye kigenda gitaha ujya mu ijuru. Ntabwo umubatizo nanone kugira umukiranutsi, ahubwo umubatizo ni uguhamya uburyo wabaye umukiranutsi. Nta n'ikindi kintu wakorerwa n'abantu cyangwa we wakwikorera cyatuma Imana ikwemera. Muri ugupfuye wagikorewe, abantu bavugiye batagiye mu ijuru, byose no gutamenya. Na ziriya seremoni dukora tugacisha abantu muri eglise, reka mvuge ntabwo ngiye kuzirwanya nkaho gucisha umuntu muri eglise ari bibi cyangwa umubiri w'umuntu. Twabikora kugira ngo twongere twumve ijambo ry'Imana, cyane no ku nyungu z'abasigaye, n'imitima ihumurizwe ku nyungu z'abasigaye. Ariko ntabwo biriya bintu byongerera umuntu amahirwe yo kujya mu ijuru. Kandi nicyo tuhacisha ni umubiri vraiment, naho we nyirizina aba yagiye agomba kujya. Nibyo, hari n'ukuntu abantu bavuga bati ubwo se ntagize idini mbarizwamo nazashyingurwa n'abandi. Umuntu akabera mu idini gusa kugira ngo azabone abamushyingura, wenda ashyingurwe gikirisitu. Oya, reka tuvuge ko ibyo nabyo ntabwo biguhesha ijuru, ahubwo keretse niba ufite ahantu heza bavuga ubutumwa bwiza wakwigiraho ijambo
iry'Imana riguha n'imibereho myiza hano mu isi ariko ntabwo aho hantu usengera bagira uruhare mu kugira ngo ubwo upfuye bagusengeye cyangwa bakuvugiyeho imihango bakora imihango n'imigenzo runaka y'idini atubwo none ugiye mu ijuru hari abashyira amazi mu mva hari abayaterera ku isanduku hari abashyira muri sima iriya bashyira kuri beto iriya beto ya kava yo hejuru bagafata ya mazi bita y'umugisha bagafata yarasigaye batatereyemo hasi bakayavanga na sima kugira ngo wenda umuntu abahambwe kikirisi ntabwo ari byo n'umusaraba suriya w'igiti kuba bazagushira umusaraba wapfuye ntabwo bivuze ko wizeye umusaraba wa Yesu umusaraba ukuntu abantu bawutindaho cyane batawushyizeho rwawe umupagani. Izo ni zimwe mu mpamvu ziba zigaragaza ko umuntu atamenye icyakorekeye ku musaraba kuko ku musaraba niho byarangiriye niho umukiza wacu Yesu yabambwe kandi yabambwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we niko Petero yavuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti urumva kugira ngo dupfe gucyaha hanyuma duhere ko tubeho ubu gukiranuka. Urumva rero ku mpamvu zo kuyoberwa ko ku musaraba twakuweho ibyaha niyo mpamvu abantu niyo umuntu apfuye bashingaho umusaraba kubera ko ubundi umusaraba wajyagaho ibivumbi kandi Kristo Yesu ari amagambo Paul yandikira abagalatiya nyirango mu bice bitatu harimo amagambo avuga ngo havumwe umanitswe ku giti ko Kristo yari yahindutse ikivume ubwacu kugira ngo adukize umuvumo twari dufite w'icyaha. Noneho rero iyo umuntu ahubwo amaze kumenya ibyabereye ku musaraba hari aho umuririmbyi yaririmbye ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha ukigisha abantu iby'Uwiteka ariko kuko utabageza ku musaraba wigisha iki? Ahubwo nyine ku musaraba wakabaye ari ukumenya ko umusaraba igikorwa cyahabereye iyo nyizeye mbaye umukiranutsi. Ngire ngo n'iki nacyo tukivugeho cyuko abantu bahita banavuga ngo wenda tumuciriye inzira yamuhesha kujya mu ijuru. Na buryo umuntu ajya mu ijuru ari mu isi kuko urumva Pawulo yandikira Abefeso nko mu bice bibiri nk'umurongo wa 6 yaravuze ngo mu buryo bwa mwuka namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu none ashaka kuvuga iratuzamura itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'Imana turi muri Kristo. Umuntu we yamaze kugera mu mwanya iyo amaze kumenya ko yakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu ahubwo bwarazamurwa akaba yicaye mu ijuru mu buryo bw'Imana. Umuntu upfa rero atamenya amakuru y'uko ari mu ijuru mu buryo bwa muntu ibyo bamukoreraho byose ubwo mu ijuru azajya yabarisha ari icyo wari ukomejeho cy'umusaraba nibuka ko nyine koko no mu buryo busanzwe byavuga ngo shamba nta muntu afite umusaraba ariko bashaka kuvuga ibibazo byamubayeho mbese ibibazo amaranye igihe. Ndashaka kuvuga rero umusaraba wa Yesu none abantu bawusobanukirwa. Umusaraba wa Yesu ni ibyaha byacu byamuremereye ni ibyaha byacu yashyizweho ariko n'umuvumo wabyo cyangwa se igihano cyabyo niwo musaraba bamenya twikorereye umusaraba ariko bwe wikoreye no kugira ngo twebwe tutazabikorera. Ubwo umuntu utizera ko umusaraba we ari Yesu wumwikorereye yizere ko ibyaha by'nyine byamuvuyeho bikajya kuri Yesu akanabihanirwa ubwo we ategereje kuziyikorera umusaraba ariko n'uyu munzira wikoreye umusaraba abantu bashakamo gukora icyo kimenyetso cy'umusaraba bagashaka ibiti biremera cyane bakabikoramo imisaraba iremereye bakirwa banawusirikiza umusaraba bakaba bawukora kuri diyoseze kuri paruwasi ya Kabgayi bakaba bawujyana nko mu Ruhango bakavana mu Ruhango bakawujyana nk'imibirizi bati umusaraba twawuvanye hati ku cyumweru abantu bakagenda bakawushagara bakagira ngo kwitegereza icyo giti bahuje hari icyo biza kubafasha ariko pe mubisobanuye neza ko umusaraba ahubwo
n'ibyaha byanjye byantandukanyaga n'Imana yego kandi Yesu yarabyikoreye yego hari ukuntu abantu batekereza nyine umusaraba wa Yesu bagahita babihuza na kwa kundi ngo Yosefu arya ni Yosefu ni Simoni watwaje Yesu umusaraba bakamera nk'abamwiganye bagahita bafata nawe umusaraba umeze kuriya ntabwo ari byo pe umusaraba ni ibyaha byanjye ntekereza ko biriya byagaragazaga ko n'ubundi nubwo Yesu abikoreye ariko atari uwe kuwuha ku muntu ariko akaza kuwusubiza Yesu kwari kugira ngo niyo transfer bigaragare ko waruwayoze hari uwaruwa hanyuma ariko dore awuhaye Yesu yarabikoreye umusaraba wacu rero nta mpamvu yo kongera kuvuga ngo kugira ngo bigaragare ko ndi umukristo yenda ngo ndawambara mu ijosi n'ahandi wawambara cyangwa kuwushyira kuri iyo mva ko umuntu wapfuye ntacyo byamara ahubwo kuwikorera njye navuga guhamya ibyawubereye kuko nanone hari biva ngo twikorere umusaraba ariko kuwikorera noneho ni ukugenda uhamya ibyabereye ku musaraba uvuga n'umumaro byakumariye cyane ko abantu batanabikunda yego ni nabyo hari Bibiliya yita ubupfu bw'ibibwiriza yego abantu batinya isoni z'umusaraba mbese utinya isoni z'umusaraba ni ukuvuga ko ku musaraba ikibazo cy'ibyaha cyakemutse icyo kintu abantu baragitinya ku buryo n'abantu babwiriza ibyabereye ku musaraba by'ukuri byitwa abayobi hari aho Bibiliya ivuga ijambo ry'umusaraba mu Bakorinto ba mbere kubarimbuka mu gice cya mbere ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana ufite niyo mbaraga yonyine ikiza umutima w'umunyabyaha umuntu akaba babariwe yaremewe azi neza ko iwaba ari mu ijuru abantu biruhukire na biriya byo kuvuga ngo nyuma yo ko umuntu apfuye umuntu akirirwa atanga ibye gusabira misa cyangwa kugira ngo roho yiwe ngo yoroherezwe muri purigatori naranayishatse muri Bibiliya purigatori ndacyayishaka cyakora abadukurikiye nibagira ngo turi kubeshya nibayibona bazatubwira muri comment biremewe kuri YouTube channel yacu comment zirandikwa uhabonye ahantu handitse ko umuntu apfa akanyura muri purigatori n'isukuriro noneho ukaba wanamusabira misa amasengesho kugira ngo yoroherezwe muzabitubwire ikindi njya mbona abantu baniyambaza abapfuye nko mu minsi nk'ibiri ishize nabonaga ari kwiyambaza ngo Yosefu mutagatifu akibuka ukuntu ngo Yosefu ngo ari ijoro ngo ataryamye ngo Imana ikamubwira ngo nagende bakabikora mbese uyu munsi rero bari kwibuka ko yapfuye ariko kuko yapfuye ari umutagatifu bagahita bamubwira ati noneho kuri uyu munsi wawe udusabire ariko nabyo ntabwo ari ntacyo byamara ahubwo icyo umutagatifu yagufasha ni nk'iki turi kuvuga abatagatifu bagihumeka nawe ugihumeka abatagatifu bashobora kukubwira iby'inzira y'umusaraba bashobora kukubwira ihumure ryabonekeye muri Kristo bashobora kukubwira ubwire wawe umutagatifu biciye muri Kristo burya ntiwiyambaze abandi batagatifu kandi nawe uri umutagatifu uwo twiyambaza se ko ari umwe nta rindi zina abantu bahawe ni irya Yezu wenyine niko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo hariho umuhuza umwe gusa w'Imana n'abantu ngo nawe ni umuntu mu izina rye ni Yesu Kristo niwe rero wahuje abantu n'Imana kandi birakunda ku wamwizeye wese abaho atagiciriweho iteka abantu bo mu munani umuntu wa mbere aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho mu by'ukuri rero nta teka tugiciriwe naho gukurwa mu mubiri ho mu by'ukuri ni ukuruhuka imiruho n'imihati nacyo mu byahishuwe bavuze birakwiye ko dukurwa muri iyi mibiri mu gihe Imana yagennye ko tuzataha izashima nyine ko dukurwa muri ino mibiri kugira ngo tujye kuruhuka Imana ishimwe kubera ko hirya abantu bavugana none ko umuntu ajya gupfa yiyejeje nacyo ni ikindi kinyoma kindi ko ajya gupfa yiyejeje ko ajya gupfa yabonanye n'umuyobozi runaka umuyobora mu idini runaka ko ajya gupfa hari ukuntu byagenze iyo nayo ni inzira y'ikinyoma
nayo ntishobora kugeza umuntu ku Mana kubera ko urwandiko rw'Abaheburayo igice cyaho cya mbere nko ku murongo wa 3 haravuga ngo kuko abikora bagirana ku bwiza bw'Imana akaba n'ishusho ya kamere yayo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Urumva rero ko no kwiyeza nabwo ni inzira y'ikinyoma kuko ni indi nzira igaragaza ko umuntu atigeze ahubwo yizera ko yejejwe ko Kristo Yesu yarakwejeje. Kristo Yesu yagukuyeho ibyaha, uwo murimo urangije, yarazamutse ategerezwa kuza gutwara abamwizeye abizeye ko bakuyeho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ye. Ikindi nabinegereje nuko ubwo hariho kuruhuka imibona imihate birakwiye ko noneho tukiri hano tunakora uyu murimo nyine kubera ko no kuruhuka birahari kandi kugira ngo ibitotsi inezeza umukozi. Nibyo tubwira abantu ko impamvu dukora ivugabutumwa si ukugira ngo tuzemerwe n'Imana ahubwo nuko yatwemeye nuko yatwemeye irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Tubikora rero dufite mu by'ukuri ishimwe ryinshi ku Mana, twumva bitunejeje hashingiye ko mu by'ukuri no kugirirwa icyizere n'Imana kugira ngo abe ari wowe uvuga ibyo kwiyunga kwabereye muri Kristo Yesu. Nabyo ni amahirwe, ni umurimo w'icyubahiro cyane ko tubonye benshi tubona bafite gushaka kubikora ariko badafite ukuri kw'ijambo ry'Imana, bafite gushaka kuvuga ubutumwa bwiza ariko butari bwabakiza. Ku buryo rero twebwe twagiriye ubwo buntu bukadukiza, mu by'ukuri nibwo dukwiye gushishikara kugira ngo tubwire abari mu isi imirimo itangaje umwami yadukoreye. Dore tuzaruhuke n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze ijyana natwe iduherekeje, bivuze ko izaduherekeza ariko twumvikane ntabwo ari izaduhesha kwemerwa n'Imana, ahubwo umugeni agira ibitahanwa ariko ibitahanwa si byo bituma umukwe amwemera, ahubwo amwemera mbere y'uko n'ibitahanwa biboneka. ahubwo ibitahana bikura mu mpano umukwe yamukuye. Muri magambo y'ibyo binagurwa nyine n'umukwe n'ubundi niba ufite umutima yaremye turemeye ibintu byiza muri Kristo Yesu. Imana yiteguriye kera kugira ngo no gusohora mu byo Imana yateguye kera, yarangiza akazanabitugororera nabyo ni byiza. Ni byiza cyane kuko ni umukunzi mwiza, umukunzi mwiza ku buryo dukwiye kumugirira icyizere mu buzima bwacu yewe no mu murimo, kubera ko Pawulo yabwiye muri Filipi mu gice cya mbere ngo icyo azi neza adashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri bo ari nayo izawusohoza kugeza kugaruka kwa Yesu Kristo. No mu murimo dukwiye kugira Imana icyizere ko yatangije umurimo ari nayo izawusohoza kubera ko ni uwayo. Na mbere y'uko tugira icyo tuvugana, mbere y'uko tugira icyo dusaba kijyanye n'iby'Imana ishaka kugendana na kimwe kandi yiteguye kukidukorera. Nibyo ijambo ritaraba ku rurimi iba yaremeye. Nibyo cyane ko inaduhoza w'ijisho nibyo n'ugutwi kwayo n'abana bayo. Ubwo rero nawe uri kudukurikira twakwifuriza kubaho mu buzima bwiza bw'abana b'Imana, ubuzima bw'ihumure, ubuzima buzakomeza no mu rupfu, ubuzima budatinya icyo ari cyo cyose, hashingiye ko uwadukijije utubeshejeho umwami wacu niwe ugenga ibintu byose. ngira ngo hari twasoreza hano ikiganiro kugira ngo turarikire abakunzi bacu dukomeza gukurikira no gutaha, twe kubarambira cyane nubwo nzi ko namwe batarambirwa hashingiye kuba biryoshye, ariko reka tugarukire kugira ngo n'ubutaha nyine bazadukurikire dukomeze. Twasoza rero tubifuriza amahoro y'Imana aruta cyane ay'isi itanga, aruta cyane ayo ubutunzi butanga, aruta cyane ay'imiryango ikomeye itanga n'ibihugu bikomeye n'imiryango yo ku isi ishinzwe kuzana amahoro, aruta cyane ayo umuntu yakwibwira nayo yatekereza, arindire imitima y'abadukurikiye muri Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Amen.